muhungu waje dari muhungu waje mzee anze gusaza neza nziko umusore kundusha shamba naribyaye kabisa boss ni muhungu wawe ni muhungu gaye kurara walazi kusuza ngo ufite igisori cyokoze do murasa ahantu hamwe ubwamo bwiwe ahandi murasa ko taruya murasa neza ariko eba semze wibyaye ubwamo nini kabwe se boss reka nkubwire oya akira nushaka icupa muzari warigarura utagira gute nushaka genda boss gahunda ni yayinze genda boss gahunda ni kwa kuntu yesu wose papa uri kumwanya se uracyumva ngo radio bwakira ngana sonite none se ku Gisenyi bimeze bite Gisenyi na amahoro Bukavu Goma nizo business zacu kuri yetu okay ariko nawe ndabiwe kuba igisore nta kibazo pe twagira ngo turavukana ntabwo wamenya kuri umuhungu wanjye neza pe rero mani isabune imani iyo nyange nta kindi tuguhaze shabu se hari ikindi uri bumera ndumva ntacyo ahubwo miri astroya nayo nibagiye ko nta astroya mfite nizere ko ibirayi byuzuye umunzani wanyu nabonye usigaye wiba uyu munsi mu ibintu bituzuye ngangarura rero ngende dore natinze bitasa sawa neza cyane hakibazo okay noneho imaje zo hano harimo ibintu byinshi cyane hari n'ibiri wambwira rero uretse ndabari nyuma ya hano hari ntabwo ndi kubibona sasa rero uziko nakubwiye ibijyanye n'imipangu y'iyi nzu urabona mfite umugore kino gipangu cyose mfite umugore wowe na murumuna wawe ndashaka yuko ahangaha hazahinduka kuko uzi yuko biri mu mitungo ye n'abari abasaza be bamwoherereza amafaranga n'iki ibi byose rero urabizi yuko twimutse hahandi twari turi tukazanga shaka rero ko nta muntu buriya byanciye muri muhungu yumva yuko uri umuhungu wanjye ariko nta wundi muntu shaka nawe nzamwihaniza ku buryo nta muntu uzamenya ko uri umuhungu wanjye ugomba kuba nk'umuntu ndinda ubu rero ni ukubera nta parafe birimo hano gucuza imyambaro none se ubwo ntiwasanga ukoreramo hano cyangwa bagusize ni njyewe hanze n'ibyanjye katureba inyuma ahantu heza nta muntu papa hano umva nkubwire none ndi kubona ntari kubireba ubwo wasanga wenda mubihisha kumuranga ikintu nshaka kumbe ni agakingirizo agakingirizo kiramo hano sawa ndakwishyura angahe ndakwishyura kuri telefone rero ubwo mbwira kode yawe nishyure kuri telefone akanyenyeri ijana na 22 babona nyine nta muntu wabishidikanya ubundi tukabijyana pole pole urabyumva ute mzee nta kibazo okay reka tubikore uko urabona nawe ntabwo wagotwa rego ugomba kuzagira ikintu usigarana ukavuga uti papa yarandemeye ugomba gushaka rero kuno kino gipangu kitujyaho n'umuntu wanjye cyane rwose ibyo narabikozemo mfite plan narabiteguye birateguye nta kibazo ni hanini nazengurutse nahabonye ese wazengurutse noneho mbere yuko winjira hano wabanjije ku inzu ijyanye n'icyerekezo nabyishimiye cyane ahubwo se muzee utungana gutya wirirwa wonyine cyangwa ufitemo umuzamu warinde
Zamu kugira nijoro ku manywa ntabwo abaye. Kumwe na muntu urimo hano. Oya nta muzamu ufite. Uri hano wenyine gutya gusa no nta muzamu ntawe. Kanitabe. Cyangwa rwa kera nka. Chérie. Yambi mugabo mwiza. Chérie, nari ngukumbuye. Hari n'ahantu butari gufata. Hano. Ubusubu ubona. Hano. Rega mba nkubonye nari nguke. Yego, aho yego. Ibusha aho rwose. Wongera uzamureho gatoya. Utyo. Ngese kutari kumbwira sho nabo. Nawe konyereje tapo. Oya, nuko nari ngukumbuye ariko. Biteze. Mba ni karibu pe. Sawa. Rero hano ni kuzuba. Aneseko. Muraziranye? Ko ngende kubona andeba. N'umushyitsi. Gusa si n'umushyitsi. Ni umuntu wundindira umutekano hano. Buriya muri make rero no kugira ngo Mbonye ndeba nawe ukuntu ngira ngo nta kibazo dufitanye. Nta kibazo gihari. Sawa. Nta kibazo. Bo. Rero umusore ndaje. Mana yanjye. Ese kudashingura iganza. Wabijika. Stefani na bawe. No. Kwa hiyo hano hari umujura. Hano hari umujura. N'umujura bose. Aracitse cyangwa aracitse. No se kubyishe urabyishe. Nengere ndi gufotora yaragiye kwiba ngo njye no boss nzamushaka ugagiye nawe. Mubwira uti jyabo dato. Muntabare nuko. Ndishwe. Arani wanyu. Wait. Please je t'en prie. Ma njye ndi umunyamahanga mu Rwanda. Nama. Tegeko bagira. Nama. Nakora icyangambwa. Bwira warupfu. Yakwica. Bwira. Uraho cyangwa. Bwira kumanyo. Ekise. No. No mahoro mare katudiringa mare. Sibyo. Uri umuntu umugama sibyo. Ekise ambwira. Ntabwo nkigira. Sibyo wineza umusaza urumva. Wowe ntafite akantu byose. Reka nkubita cyane umusaza sibyo. Akaba neza mu mugama sibyo. Mwiriwe. Muraho neza. Muraho. Amakuru yanyu. Ni meza. Musanzwe mugenda hano? Yego. Murasa neza by the way. Murakoze. Wow. Nawe murasa neza. Murakoze cyane. Sorry, twaba karibu. Nta kibazo. Iko. Wanyemera ngakora mu kiganza. Nta kibazo. Nitwa bande? Jye nitwa Rugwe. Mwe babita bande? Nitwa Nowela. Nowela? Wow. Uri mwiza
mwiza nk'izina ryawe ni ukuri maze ndarahiye karibu merci ikise kundeba cyane sorry niko nabaye niko wabaye karibu wicaye hano ureba nishimiye kukumenya nanjye nuko nishimiye actually ni ubwa mbere bimbayeho ko namenya n'umukobwa mwiza nk'uyu nguyu ariko ari umuntu ufite amahirwe kurusha abandi umuntu ujya kureba kano kantu katakuriho koko nawe uhari unyuze wabaye uwa mbere bizaterwa nakunze tentire yawe by the way hasi ibintu byose byanjye bikunze ntabikunda se icyo ubujije kwinjira hariya muri salo kandi ndi kumvamo ijwi ry'umugore arimo arakoramo iki hariya umva ese nyine nanjye namwumvise ariko nta majwi y'abantu wayumvise nayumvise ariko dore impamvu cyayumva umva nyine impamvu ntashaka muranjijisha umva impamvu ntashaka yuko duca hariya uriya musore uriya mukobwa ashobora kuba aje kumusura niwe yaje kureba mbega uwo wumvise ko bari muri salo bari kuganiriramo rero kandi umva nyine ntega amatwi ariko wagiye unyumva noneho kandi uriya uwo mukobwa nkurikije ko yaba ari we ni inshuti ya madamu nawe aranamuzi rero ashobora kumugira gutya agahita amurabura ibintu byacu bikaba bigiye hanze dore uriya ni umuryango uracanga ariko ntabwo nshize amakenga neza ndumva ntazi umva canga ariko rwose ibindi ibyo dushobora no kubivugana ariko ubundi nkubwire ubundi urinda niba wumva ntacyo wishinja ukaba wumva nta cyaha ufite ibyo ukora wumva bikurimo neza waretse nkanyuraho nari nanyuze urancisha mu bikari reba nawe aha se baragira ngo nari naje kwira baragira ngo ndindaya yaje ntacyo nishinja ariko umva njye mubwire ntabwo nshaka izi nzira zo mu bikari basireka ninyurira hano gutya leta niyo muri salo se muri salo se kundaciye umva ariko ibindi turavugana kuri telefone bari kugenda umushaka kwinjira ahangaha umva mubwire ega ikintu cyiza kirikundishwa kirikundishwa nawe nta kintu ubaye merci ahubwo ndumva nshyushye kambe ngiye kuryama tuza kubonana nyuma kambe ngiye mu cyumba ushaka kuryama oya ndashyushye Noela wira bitese uri bagiye kunakubuza nari ndyamye kabisa nakubuze pe mwese utese nzi neza cyane chape nari mfite ibitotsi naje ndaryama ariko ntabwo ariko sinari niteguye kuza ni ngombwa kuba witeguye iyo nahise ubiza ukambura ugasanga ntahari n'isano ni nk'iwanjye ngomba kuza uko nshaka sibyo hari ikibazo ngomba kuza hano se si nk'iwanjye nibyo nta kibazo ariko rwe harya y'amafaranga ubundi wanyakaga ntayo kugira gute mbaga nkumbuye kureba umujyi se harya nangahe ariko se buriya umwe nk'udumije n'uriya twaba duhagera nijoro rimwe gusa bo ugende urebe mu kabati muri ka kabati k'icyumba hariya kakandi harimo 50,000 ntacyo yakumarira si 50 arabahagije koko ijoro ryose n'abashuti ntabwo byazamutse genda ndumva ari nka 50 cyangwa 70 ugende urebe
arenze ngamenya fate nta kibazo ugenda. Okay, thank you daddy. Sigara amahoro. Abakomisiyoneri se kandi numva icyo bambwira. Bakose shiri ninde muntu ugiye kwitaba? Ndi kumwe nawe naje kureba ukajya kwitabira hanze uwo muntu ninde? N'abakomisiyoneri. Nese umukomisiyoneri utakwitabira impande yanjye niyente. Niza gatumba nze ndebe wariwe. Umukomisiyoneri w'iki gihe nabo bazasenyerwa. N'abakomisiyoneri, no umukomisiyoneri. Nturebe nomero se? Hey, hello baby. Can we talk? Baby. Wow, you look so nice, baby. Thank you. Yeah. Wow. Turn happy. Ushaka kumenya iki? Urabarura uri mu ibarura? No. Dumishyashya hano hano no mu rugo. None mubarure niba uri mushyashya. Mfite tubaza nka kamwe cyangwa tubiri wamfasha. Tiravandi kwihuta. Wow. Oh, sorry, what is that? Kavuyo. Nakanshaka kubaza. Ufite umwanya uhagije ukanyeka calcium na yarwa gakira nyine mutoya cyane. Ntago ndi umukomisiyoneri wo kurirwa nerekana ngo hano hari akabari hano hari iki. No, ntago nje kuguma. Umva mister, ibyo ngibyo uri kumbwira nta kintu byamarira. Mbwira icyo ushaka kumbwira byihuse. Hari gahunda mfite mu Oh no, come on baby, right? Let me be straight, right? Can't you get straight, right? Amambye kuca command. Nagiraga ngo urasa neza, right? Cyane nk'ahantu hasa neza tukicara tukaganira. Twajya no ku kintu kizima, right? Nkaye wumva ko nakujyana banzu ndebe ngewe nyansohokera muri hoteli tunatubari twa feke nago njya natwicaramo. Yeah, exactly, bingo. Kintu nashakaga, you know. Ndikutubafata umwana nk'uyu usa nk'amata. None se ngewe urambwiye ngewe nde kukwereka aho ushaka kwicara ibyo ngibyo byo kumbwira ngo gute ufata umwana nk'uyu ngo ukajya kumwicaza ahantu habi. Njye mfitanye gahunda nawe se hari gahunda nawe mfitanye nawe yo gusohoka. Si hotel ushaka. I'm ready, don't worry. Icyo ushaka cyose. Ikibazo. Ubu wabona nawe uri muri babandi bakubwira ngo tugende ngurire byari warangiza ukamusiga mu kabari. Umva. Abo bose uhuye nabo ndabakwibagiza tonight, right? Kibazo. Ahantu nkujyanye.